Ese byari byakubaho kuganira n'umuntu mwatandukana ukumva washutswe, ukumva wemeye ibintu wowe utifuzaga kwemera, cyangwa se ukisanga watanze ibiruta ibyo wifuzaga gutanga? Ibi ngibi iyo bikubayeho bigusiga mu rujijo ndetse ukumva uri umunyantege nke. Reka nkubwize ukuri, gushukwa ni ibintu bisanzwe kandi igitsina gore nibo bahanga muri iki gikorwa cy'ubushukanyi. Iyi video ntabwo ije kukubwira ngo wange igitsina gore, ahubwo ije kukwigisha kugira amakenga mu buryo cyagukoreshamo. Iyi video igamije kukwigisha wowe uba wambuwe izi mbaraga, uba wambuwe uku kwiyobora, kukwigisha uburyo wakwisubiza izi mbaraga zawe. Rero nimba wumva urambiwe gukoreshwa n'igitsina gore cyangwa gusuzugurwa cyangwa kubabazwa mu marangamutima, tega amatwi iki kiganiro. Ubundi iteka umuntu wese uzajya uba uri kugushuka ntabwo azaza asakuza aguhatiriza kumva ibyo akubwira, ahubwo inshuro nyinshi aza avuga gakeya nk'uwongorera, kandi iyo akuvugisha uba ubona afite igitwenge mu maso yiwe, akugira inama y'uburyo ibintu byawe bimwe na bimwe wabihindura kugira ngo bibe byiza kurushaho, kandi ukabona agufitiye n'impuhwe cyane, ukabona nyine agufitiye imbabazi bya hatari. Ariko ibi ngibi ku bakobwa cyangwa ku gitsina gore bitangira nyuma yo kukwereka amakosa cyangwa uburyo uri umunyamafuti kubera kuba waramushyiriyeho imipaka ntarengwa mu buzima bwawe, cyangwa se akabikuganiriza ariko nyuma yo kukwereka ibyo ashobora kuguhemba mu gihe wakoze ibyo ashaka, cyangwa se nanone agatuma ugira kwishidikanyaho ku miterere yawe, akwereka yuko uteye nabi cyangwa uri umuntu udashobotse. Ibi bigatuma utangira kwishidikanyaho, ugatangira no gutekereza ko ari wowe munyamakosa mu gihe cyose muri gukundana. Ubu bushukanyi cyangwa iyi sisiteme abakobwa bakoresha yo guteza utu tubazo cyangwa kakavuye mu rukundo cyangwa mu gukundana kwanyu, mu ijambo rimwe mu cyongereza babyita gaslighting. Iyi ni imwe mu mishibuka abakobwa bakoresha batega abahungu. Uyu nguyu ni nawo mushibuka Delila yakoresheje kuri Samson. Ese wowe mu buzima bwawe ni ubwa mbere wumvishe umukobwa akubwira ati iyo uza kuba unkunda wari kuba ukora ibi ngibi? Nyine mwagirana ikibazo wamubwira ko umukunda akakubwira ngo iyo uza kuba unkunda wari gukora ibi ngibi? Ibi ngibi rero ni imwe muri formule abakobwa bakoresha. Iyi formule iyo ikugezeho, ikintu cya mbere igutera muri wowe, igutera kwishidikanyaho. Rero iyo urekeye kwiyizera, biba byoroshye cyangwa byorohera umukobwa gutangira kuyobora ubuzima bwawe. Dore noneho ukuri kugoye kumva. Ese wari uzi ko gushukwa bitangira ari uko wabyemereye ko biba? Ntabwo ari uko ubura umunyantege nke, ahubwo ni uko muri wowe uba ufite ubwoba ahari bwo kubaho wenyine, cyangwa se ugasanga uburyo warezwe mu buryo bwo kutubaha amarangamutima yawe. Ugasanga muri wowe aho wakuriye, aho warerewe, watojwe kubaha cyangwa gukora ibintu bishimisha abandi, wowe utiyitayeho. Nimba rero nawe uri kumva ari uku nguku wakuze, ari iyi formule wakuzemo, ntabwo ari amafuti yawe, ariko ni inshingano zawe gukosora aka kadefu. Tekereza aka kantu. Hari ukuntu ushobora kuba warakuriye mu rugo, cyangwa se sinzi niba n'ubu bikibaho, ugasanga bagira ibikombe byiza, ariko ibikombe byiza cyangwa amatasi anywererwamo n'abashyitsi, mwebwe mugomba kunywera muri plastique kandi zishaje. Ugasanga amasahane meza agomba kuba y'abashyitsi cyangwa gukoreshwa ari uko mwagize abashyitsi, mwebwe mugomba gukoresha amasahane asanzwe kandi ashaje. Rimwe na rimwe ukanasanga bafite amashuka y'abashyitsi, mwebwe mugomba kurara muri bya bishuka bishaje bisa nabi muba mutishimiye. Ugasanga formule y'urwo rugo cyangwa systeme y'imibereho, rimwe na rimwe ugasanga no kurya neza murya neza ari uko abashyitsi baje,
mwebwe musanzwe ntabwo mujya murya neza. Rero iyo wakuriye mu rugo rumeze gutya, ikintu cya mbere cyangwa umuco mubi ukurana, ukura wumva yuko wowe kwiyitaho atari ingenzi mu buzima bwawe, ahubwo ugomba kubaho wita ku bandi. Rero aka kadefi iyo kakugezeho gashobora no kukwafekita mu rukundo rwawe, ugasanga wowe mu rukundo uhora ukoreshwa cyane mu nyungu z'uwo mukundana, atitaye ku nyungu zawe cyangwa se kuko weho biri bukugendekere. Ubundi igitsina gore gishuka igitsina gabo kubera impamvu zitandukanye. Abakobwa cyangwa abagore batandukanye bashobora gushuka abagabo cyangwa abasore bakundana kubera ubwoba bwo kubabura, kubera ko bafite igihunga cy'uko bashobora kubacika. Ariko abandi bashobora kubashuka bagamije kubakontorora. Abagore bamwe ntibigeze batozwa kuganira cyangwa kumenya uburyo bwiza bwo kuganira n'abagabo babo, cyangwa se abakobwa benshi ntibazi cyangwa ntibigeze bamenya uko bajya baganira n'abasore mu buzima bwabo. Ariko umva icyo nshaka kukubwira, ntago ukeneye kwirirwa ukinwa muri iyi mikino, nta nubwo ukeneye kwirirwa uburana n'abakobwa mu buzima bwawe. Wowe ikintu cyonyine usabwa ni ukumenya kwihagararaho. Ahubwo reka turebere hamwe, wakwihagararaho ute mu gihe uri gukundana cyangwa uri kumwe n'umukobwa uteye utya? Ubundi mbere na mbere ikintu usabwa kugira, gira emotional discipline. Muri emosiyo zawe bigiremo discipline, mu buryo utwaramo ibintu byawe bigiremo discipline. Iryo ni ryo tegeko rya mbere cyangwa niyo formule ya mbere ugomba kugira mu gihe cyose uri gukundana n'umukobwa. Si ngombwa abateye atya, si ngombwa umugore wawe aba ameze gutya, muri wowe ugomba kuba wifitemo emotional discipline. Icya kabiri, ugomba gushyiraho imipaka, boundaries. Ugomba gushyiraho imipaka y'ibyo ukunda, ya tolerance yawe igomba kugira aho irangirira. Ibyo wemera mu buzima bwawe bigomba kuba bihari, biri registered muri wowe, ndetse n'ibyo uhakana n'ibyo utemera mu buzima bwawe bikaba biri registered. Ukavuga ati sintorera agasuzuguro, once ubaye disrespected, ukamenya inshuro wakwihangana bingana iki, ukamenya ibyo utakwihanganira n'ibyo wakwihanganira, ndetse ukareka n'umupartner wawe akabimenya. Ikindi ugomba kugira, ugomba kuba wiyubaha, utajya uzana utuntu ngo two kubiganiraho, two kunegosiya mu gihe cyose umuntu agerageje kugusuzugura. Icyubahiro cyawe, kwiyubaha kwawe bigomba kuba ari amahame ukwiye kugenderaho. Icyubahiro cyawe ni ihame ryawe. Mu gihe cyose utari gukora ibikorwa bigusuzuguza, kuko sometimes n'abagabo barisuzuguza, abasore turisuzuguza, ariko mu gihe cyose uzi ko ibikorwa urimo atari ibikorwa bigusuzuguza, atari ibikorwa bizana umugayo kuri wowe, ugomba guhagarara ku cyubahiro cyawe. Reka turebere hamwe icyo wakora kugira ngo urekere gukoreshwa n'igitsina gore. Icyo wakora kugira ngo urekere kugwa mu mutego wo kubaho ukontororwa n'igitsina gore. Icya mbere, ugomba kurekera kwisobanura. Uko ukomeza kuvuga amagambo menshi usobanura ibikorwa byawe, niko uba uri kugenda wongera amahirwe cyangwa uhereza igitsina gore umwanya wo kuza gutongana nawe, bakwereka uburyo uri umunyamafuti, uburyo uri mu makosa. Ijambo hoya ni interuro irangira. Nujya uhakana ikintu, jya ugihakana completely, nta mwanya wo kwisobanura ukwiye gutanga. Icya kabiri, menya gutahura umukobwa urimo urakurura yishyira. Ubundi nimba mu biganiro byose cyangwa mu bintu muvugana n'umukobwa atangira kukwereka yuko ababajwe no kuba uri muri iyi gitaho cyangwa urakora ibintu bikunejeje,
ibyo ngibyo nta rukundo rurimo, ahubwo aba ashaka kugira ngo agukontroreshe ya sura ye nziza, agukontroresha ya mabuno yiwe uri kureba, cya kimero cyiwe. Mu gihe cyose umukobwa ubonye atangiye kukwereka cyangwa kukwereka ko atakwishimiye cyangwa atishimiye ibyo uri gukora mu gihe uri gukora ibintu bigufitiye umumaro kandi bigushimishije, icyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko umukobwa yifuza yuko ukora ibintu bimunejeje cyangwa se ukora ibyiza kuri we, kabone n'ubwo wowe waba uri gukora ibitakunejeje cyangwa ibitakurimo. Rero mu gihe cyose uri kumwe n'umukobwa uteye utya, toroka nshuti yanjye, toroka, mureke mu gihe atarabasha gukontorora ubuzima bwawe. Dore icya gatatu, iga guceceka, iga kugira imbaraga mu gutuza. Ntabwo ari uko bundi mu rukundo cyangwa mu gihe ufite umupatina wawe buri kintu cyose gikwiye kugiraho reaction. Ntabwo ari uko buri kantu kose ukwiye kukagiraho reaction. Rero rimwe na rimwe ukeneye kwiga guceceka, ukabona ibintu ariko ntugire icyo bivugaho, ntugire icyo bikoraho, ukabyirengagiza. Aka kantu nako kazakomeza imibanire yawe n'uwo mukundana, kandi nawe kazagabanya ibyago byawe byo kubasha kugwa muri wa mutego wo gukontororwa. Indi ngingo ya kane ari nayo ya nyuma tugiye kuganiraho, iga gukomera ku bikuranga. Iga gukomera ku bikuranga. Ikintu hano wakwibaza, wakomera ku bikuranga ute? Uburyo bwonyine wakomera ku bikuranga, ushobora kuba uvuga ati njyewe sinakundana n'umukobwa umeze gutya. Rero reba uyu mukobwa, ibyandike ku ruhande, bishyire ku ruhande, kuko ushobora kuvuga ati sinkunda umukobwa umeze gutya, sinkunda umukobwa witwara uku nguku, sinabasha kwihanganira umukobwa ufite iyi mico, utitaye ku bwiza, ku buryo umukobwa ateye cyangwa se ku buryo atandukanye n'abandi bakobwa wabuze. Andika wowe umukobwa wifuza, ibyo utakwihanganira ku mukobwa ndetse n'ibyo wakwihanganira. Izo standards zawe ubane nazo, ugendane nazo, uzishyire mu mutwe wawe, kandi ntihagire ikikubuza kuzishyira mu bikorwa. Mu gihe cyose ubona atitwaye nk'uko wemera, bikure mu nzira, ubyihorere kabisa, urekere gukundana nawe. Icyitonderwa ku gitsina gabo aho giherereye cyose cyari giteze amatwi iki kiganiro, nizere ko mwumvise neza ko ahangaha atari ukurwanya igitsina gore, ahubwo ahangaha ni ukwiga kwirwanirira, kwiga kwambura imbaraga cyangwa kwiga gusubirana imbaraga zo kutabasha gushukwa n'igitsina gore. Kuko ibyiza bizira mu kutabasha gushukwa n'igitsina gore, utangira kwiga nawe kwiyubaha, ugatangira kwiga kwiyumva, ndetse ugatangira nawe kwiga no kwibwiza ukuri. Rero iyo weho wibwiza ukuri, iyo weho wiyubaha, iyo nawe wabaye wowe wa nyawe, nawe igitsina gore cyangwa se umuntu uza mu buzima bwawe aza nawe ari we wa nyawe, akaza nawe yibwiza ukuri kandi akubwiza ukuri, akaza nakubaha nawe umwubaha. Nuramuka ukurikije ibyo twaganiriye muri iki kiganiro, uzavamo umugabo ugendana confidence mu nzira, kandi ikindi uzavamo umugabo washyizeho imipaka ku byo wemera n'ibyo utemera. Ikindi uzaba uri umugabo ubasha kuvuga ijambo ndetse ukaba wabasha kurishyira mu bikorwa. Ikindi ari nacyo twashingiyeho dukora iki kiganiro, uzarekera kuba umugabo w'igipupe. Iki gihe uzaba ubohotse. Ntabwo ari ukuvuga ko uzaba ubohotse igitsina gore, ahubwo uzaba ubohotse ubwoba, ibisebe ndetse n'inkovu wagendanaga bitewe n'ahashize hawe. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, ndagira ngo ngusigire aga-challenge gatoya. Ndashaka ko kuva uyu munsi urekera kwigambanira. Ndashaka ko kuva uyu munsi urekera kubaho ubuzima bugendera ku magi.
sinzi nimba uri kumva icyo nshatse kuvuga. Rekera gushaka kubaho ubuzima rugura urukundo, ahubwo utangire ubeho mu rukundo rwa nyarwo. Ongera usuzume urukundo urimo muri aka kanya cyangwa se umukobwa mukundana, urebe nimba bidasaba ko uwo mukobwa agushuka kugira ngo mukomeze mukundane cyangwa akugumane iruhande rwe, ahubwo utangire ubane n'umukobwa kubera ko ubishaka, ntubeho kubera ko ushukwa n'utuntu duto duto yagenda gukangisha tw'uduhembo n'umubura ngo utazabona cyangwa se nakujya kure atazaguha, cyangwa niwitwara nabi atazaguha. Hari abantu babayeho ubu buzima. Ongera wisuzume. Nimba ikiganiro cyacu Romance Radio cyagukoze ku mutima, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo ngo ngiye kwisubiza imbaraga zanjye. Kanda like button kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. And I want you to remember, umugabo w'umunyembaraga ni umugabo ufite muri controle ubwonko bwe, ubwo ndavuga ibitekerezo bye ndetse na emotion ze, amarangamutima ye. Umugabo ubasha gukontorora amarangamutima ye, akabasha gukontorora ibitekerezo bye, akaba azi n'igihe cyo kuva mu bintu byamuzanira ingaruka ku buzima bwe, uwo niwe mugabo nyawe. Ikiganiro cyitwa Romance Radio, aho tuzajya turebera hamwe uburyo twakwitwara mu rukundo ndetse n'uburyo twakwirinda ibyago dushobora guhuriramo nabyo. Nagushishikarizaga gukurikira ikiganiro cyitwa Isi y'Abagabo, nacyo gica kuri ino YouTube channel yacu, nacyo kiba kivuga ku kuntu wazana impinduka mu buzima bwawe ndetse kikanagutera imbaraga mu gukomeza kwiruka ku nzozi zawe. Stay sharp and stay blessed. Ciao ciao.